bene imana bene irage nongeye kubasuhuza muri kumwe na Kimezamiryango. Ubushize ubwo duherukana twaganiriye kuri byinshi murabyibuka, ariko uyu munsi wa none tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye. Ndizera ko ukwezi kose gushize mwakomeje gutekereza ku byo twavuze, icyo umuntu ari cyo, ku buryo uyu munsi tubitsindagira cyane. Ni ukuvuga ngo dufite insanganyamatsiko mushobora kubona hano imbere yitwa ikiri. Ikiri rero rivuga, ni ijambo rishya, kandi imihini mishya itera amabavu. Ariko buri muntu wese agerageze gushyira umutima kuri iri jambo, kuko niryo rivuga Imana, nibyo bivuga Shyerezo, niryo bivuga mbese ni naryo nashoboye kwita ko ari ubukemurampaka. Iri jambo rero ni gakemurampaka, kuko ubundi abantu bajya baganira bakavuga ngo Imana ni byose. Niba rero twemeranya ko Imana ari byose, nta kitari, nawe yabaye wowe. Ni ukuvuga ikiri jyewe, ikiri wowe, ikiri naka, ikiri ijambo, ikiri isi, ikiri ukwezi, ikiri imibumbe, ikiri izuba, ikiri umuyaga, ikiri amazi, ikiri byose na bose na twese na hose. Bikagaragara rero ko mu by'ukuri aha hari igisobanuro kirangije, ku buryo nta muntu wagombye kwibaza ngo ndinde, ndiki. Yagombye kumva ko icyo ari cyo nicyo yabawe, nicyo cyamubaye. Ninde wavuga ngo Imana yakunze abari mu isi bose? Ni ukuvuga ngo yarabakunze irababa, kuko ntushobora gukunda mbere yo kuba, ntushobora kuba mbere yo kumenya, ntushobora kumenya utazi yuko utazi, utemeye ko ntacyo uzi. Niyo mpamvu rero ubu dutangiye muri ibi bintu uko ari bitatu, ndashaka kuvuga kumenya, kuba no gukunda, ko hatangira ubutamenya. Niko umuntu uzi gutekereza cyane witwa Sokrate w'Umugereki yaravuze ngo icyo nzi nuko ntacyo nzi. Kandi na Bibiliya ikavuga ngo uwibwira ko hari icyo azi ntacyo aba yari yamenya ukurikije icyo akwiye kuba yamenya. Ni Abakorinto ba mbere igice cya 8:2. Bishatse rero kukubwira ngo ni ukubanza guca bugufi kumenya ko ntacyo uzi, kugira ngo ubashe kwiga, umenye, ufate. Ariko rero ndagira ngo mbasobanurire neza yuko hari itandukaniro rikomeye cyane umuntu wese aza gutahana aza kumva. Hari itandukaniro hagati yo kwigisha cyangwa kwiga n'irindi ryitwa kurera no kurerwa. Aha rero niho muza kumva neza ngo musobanukirwe ijambo ryitwa u Rwanda. U Rwanda, iriya rwa ni inyuguti ikomeye mu izina ry'u Rwanda. Hari uru anda, ariko nda iri ukwayo, ariko rwa nayo iri ukwayo. Mbese ni ikintu cyo gukorerwa. Buriya iyo tuvuga ngo Imana yakunze abari mu isi, tuba dushaka kuvuga ngo abari mu isi barakunzwe. Nuvuga ngo mbere yo kureba gukunda n'iki no kubyiga no kubirereshwa, hagomba kubanza kumva ko wakunzwe. Kandi mwabonye uko umwana akundwa, natwe twarakunzwe. Abaganashya, bene Imana, bene irage, mwarakunzwe, kuko mwatoranijwe mukaba ikibibiro cya Shyerezo. Buri muntu ni ikibibiro. Bishatse kuvuga rero ngo abigisha ni abazanye ubwibone no kugira ngo
hazemo ubwikunde, hazemo ikintu twita nyamwigendaho. Nyamwigendaho nk'ubugi bw'intorezo cyazanywe n'abakoloni, cyazanywe n'akateye, mbese hakaba ubuhake buhaka abantu, hakaba abakozi. Buriya amashuri nta kindi akora uretse gushaka abakozi. Ibyo ngibyo tuzabigarukaho mu buryo bucengeye, ariko ndagira ngo mwumve neza ko mu by'ukuri hari itandukaniro hagati yo kwigisha no kurera. Rero kuko twazanywe hano ku isi n'ikintu bita kwiga gukunda, ntabwo wajya kwiga gukunda utarigize ubirereshwa. Barera umwana bati, barera umwana mu nzira eshatu. N'urugero, umwana muto cyane nk'uko muza kubibona abanza kwigishwa kurya, kuko ntashobora kurya ibintu bikomeye mu gihe akiva ku ibere. Aranomberwa, agatotorerwa, agatapfunirwa, agatamikwa, hanyuma akazigishwa kugenda, agasindagizwa, agafata ku rukuta akagwa, gahora gahoro akazagenda amenya, akazagenda nk'abandi. Ikindi yigishwa ni ukuvuga. Ntabwo abazi kuvuga, aradedemanga, aribyo bita guhoha. Ku buryo rero umwana yigishwa kuvuga. Ariko ndagira ngo mbabwire ibyo bitatu, kwaba ari ukwigishwa kugenda, kwaba ari ukwigishwa kurya, kwaba ari ukwigishwa kuvuga, ni ugukangura ibimurimo, biba bimurimo. Namwe murigishwa gukunda kandi bibarimo, ariko bigomba kwigishwa. Gusa bibarimo, bigomba gukangurwa ku buryo umenya gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, nk'uko Kristo yabyigishaga. Murakoze, turi kumwe n'Ikimezamiryango wabaganiriza.